Hello, how are you guys? Reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko aho muherereye hose mu gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda, hari mu Rwanda, hari abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, hari n'abari ahantu hagiye hatandukanye badukurikiye. Mwese reka nizere ko mumeze neza cyane, ko ari nacyo kintu tuba tubifuriza, tuba twumva mwaguma mumeze neza. Hanyuma uyu munsi nzanywe n'ikintu kimwe, ni ikibazo abantu benshi bamaze iminsi bibaza, ngira ngo abantu mukurikire na social platforms zacu nka Instagram ndetse na TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook. Mwabonye ko twashyizeho ni The Ben asobanura abantu bari bagiye bavuga bati yakoze playback, ngo ndavuga mu gitaramo yakoze ku itariki ya mbere Mutarama muri BK Arena yise The New Year Groove. Nuvuga ngo ni igitaramo n'ubundi cyabaye kimuhuza n'uwitwa Bruce Melody, basa n'abahanganye, hanyuma kubera ko umwe yari afite abafana be, hanyuma n'undi afite abe. Hanyuma icyakozwe n'iki, ngo bose bakoze performance, hanyuma after the concert abantu batangira kujudginga, baravuga bati ese ninde witwaye neza ku rubyiniro kurusha undi? Hanyuma abantu benshi bakemeza ko ari Bruce Melody, bakavuga ko impamvu atari The Ben ari uko first bakavuga ko yakoze icyo bita playback, cyangwa se gushyiramo indirimbo uko yakabaye, hanyuma ukajya uririmba uduce twayo, hanyuma like andi majwi yabaye recorded muri iyo ndirimbo n'ubundi akaba ariyo abantu bumva. Abantu bagatekereza ko rero bisa no kubakinira indirimbo, like bisa no kuba wajya kuri YouTube ukadownloadinga indirimbo ukayumva. Bakavuga ko ariyo mpamvu amushinja ko atagize gute, atitwaye neza ku rubyiniro. Icya kabiri bakavuga bati The Ben yaje atinze, like ngo yaje atinze kubera ko igitaramo cyatangiye hakiri kare cyane kabisa mu masaha 3:30, hanyuma The Ben aza nyuma y'amasaha 3. haciwe abahanzi batandukanye, barimo uwitwa Dora, barimo ayitwa Aruto Muziki, harimo uwitwa yitwa don't remember him, gusa haciye abahanzi benshi. Hanyuma uwitwa Bruce Melody ajyaho akora performance nziza, arorizinga n'indirimbo yitwa Pom Pom. Hanyuma uwitwa The Ben aza nyuma, ngira ngo ni mu masaha 50. Hanyuma mu kuza aza abantu bananiwe kubera ko hari abari bagize kare, bageze mu masaha 10 z'amanywa, urumva like bari bategereje amasaha menshi, hanyuma atangira kwisohokera. Ikaba ariyo mpamvu bazanye iya kabiri. Bakagenda bavuga n'ibindi bintu byinshi, hari like abone bise bavuga ngo like ngo yari busy ari gukora ama videos ya AI, ngo ari kumwe n'igisamagwe, kugira ngo like mu gihe ngo abandi bari muri practice cyangwa se myitozo y'igitaramo. Ariko like izo ni reactions z'abafana twazigenderaho. Hanyuma icyo nshaka kuvuga ni ikintu, uvuga ngo uyu muhanzi witwa The Ben ahubwo ni umuhanga, ntago abantu bari kubimenya. Ushobora kwibaza uti impamvu niyo ngiyo inzanye kugira ngo uyimenye. Ndashaka ko uguma hano hanyuma ukamenya iyo mpamvu. Hanyuma ndagira ngo ngusabe ukore kuri subscribe niba bwa mbere ugeze hano, nkwibutsa ko ari ngewe Ishema Pacific mukomeje kubana. Ikiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes, niho umenya amakuru yose y'imyidagaduro. Hanyuma ndagira ngo umenye iki kintu, uvuga ngo uwitwa The Ben yakoresheje ikintu cyitwa live looping. Ni tekinike ikomeye cyane ikoreshwa n'abahanzi bakomeye hano kuri iyi si, barimo uwitwa Chris Brown, muramuzi. CB ni umuhanzi ukomeye cyane kuri iyi si. Harimo uwitwa Ed Sheeran, arayikoresha cyane, n'abandi ba artist benshi bakoresha iyi tekinike ya live looping. Nuvuga ngo ushobora kwibaza uti bigenda bite? Nuvuga ngo iyi live looping system ukuntu ikora, umuhanzi arikodinga indirimbo before ya concert, sibyo? Hanyuma mu kuyikodinga ababikora cyangwa se aba music engineers, icyo bakora like bayihuza na musical instruments, ma background vocals, cyangwa se amajwi y'inyuma. Hanyuma umuhanzi we yajya kuririmba bakaziplayinga, ntago iba icyitwa song, ntago iba yitwa, cyangwa se ntago iba yitwa indirimbo isanzwe, yo iba yitwa loop, ntago ari song, iba yitwa loop kubera ko yabaye looped nyine muri musical engineering. Hanyuma nuvuga ngo uko bita bikorwa ni gute? Nuvuga ngo yo iyi loop ikora nka full band.
n'ubundi wari kimwe nuko wazana full band irifite abacuranzi aba background vocalist cyangwa se abaririmbyi bamwe bakwikiriza cyangwa se bakubakinga, bikaba ari kimwe. Hanyuma iyi system igakunda gukoreshwa cyane n'abantu bakunda kubyina kuri stage. Ngira ngo mwarabibonye cyane, umuhanzi witwa The Ben yarabyinnye cyane kuri stage kubera ko yarabyinnye cyane kubera ko ni umuntu ukunda kubyina. Hanyuma iyi system igakoreshwa n'abantu bakunda kugira gute kubyina, urumva. Hanyuma no kuvuga ngo bigenda bite, baraziplayinga hanyuma akaziririmba bikumvikana nko ari full band. Ni ikintu cya mbere rero, ni the achievement tuhabwo twamushimiraho kugira ngo tumujudging tumugaya. Ndi kubwira bwo abafana cyangwa se n'abandi bantu babivuze gutyo bati ni playback. Ni ikintu twamushimira kubera ko ni technique nziza azanye mu muziki, iri moderne, ikoreshwa n'abahanzi ba professionals bakomeye nk'uko twavuze ba Ed Sheeran, ba Chris Brown ndetse n'abandi. Ni ikintu kize rero, ndagira ngo nkumvishe abivugaho gato. Yitwa yitwa The Ben, abivugaho, hanyuma ndagaruka dukomeza. Ntabwo twakoze playback, that was live, ili looped. Sinzi mujye kurisha concert za Chris Brown, one of the greats ever. Nimba kurisha concert za Neyo waherutse naha. Those are called loops. You loop ikintu and then kigasigana no groove y'ibyo wateguye and then you sing over it. So maybe you need some kwa ariyo wenda tuzarisona ubutaha, ariko we did what we had to do, and I think ni ibintu bisaba ubusobanuro burenze ubwongo, ariko we did not do playback, not at all. Kwa The Ben avuga ati ni technique cyangwa se ni ikintu gikeneye kwigwa, avuga ati nzabivugaho ubutaha. Hanyuma ngira ngo nta nubwo nabagenda ntababwiye aka kantu, kuvuga ngo ari ku rubyiniro cyangwa se n'abagiye bareba amafoto nyuma, mwabonye umukufu yari yambaye umukufu cyangwa se umukufu uriho tayiga cyangwa se igisamagwe nk'uko nawe yita igisamagwe. Ni ukuvuga ngo uyu mukufu witwa The Ben yari yambaye, amakuru yizewe avuga ko uyu mukufu wamutwaye amafaranga arenga miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntago mubyumvise, reka ngira ngo ni muri kugenda muri amafoto kabisa y'uyu mukufu. Uyu mukufu yari yambaye ugura amadolari 10, ni miliyoni zirenga 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Ngira ngo muri kubibona kubera ko uyu mukufu ngira ngo niwe wabategetse uko bawukora, urumva, kubera ko uriho igisamagwe hanyuma hakabaho n'umusaraba nk'uko muri kubibona. Hanyuma ni umukufu uhenze cyane, umukufu mwiza, umukufu uri mwiza cyane kabisa wa The Ben. Bishatse kugaragaza nyine urwego agezeho mu muziki, bishatse gusobanura ko nyine umuziki ntago ukiri uruga rw'ibyishimo gusa, ahubwo wabaye ikimenyetso cy'ibyiza cyangwa se cya achievements umuntu ashobora kuba yagiye gute yageraho mu buryo either economical achievements n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma ntago nshaka gukererwa, ntago nshaka gutinda kabisa, ndagira ngo dusoreze hano. Ndakwibutsa ko nishema Pacific, ikiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes. Hanyuma ukore kuri subscribe niba ubwa mbere tubanye, kandi no kuri like, hanyuma tujye dukomeza twibanire. Ndabakunda cyane.